Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, nizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana namwe, ko Imana ikomeje kubarinda, izina ryayo ntirihabwe icyubahiro cyane. Ni Pasiteri Marie Teresa ngarutse kuvuga Imana. Amen. Ubu butumwa rero burareba Abanyafurika bari muri Afurika cyangwa hanze yayo, bitewe n'aho nayiboneye n'ubusobanuro nayihaweho. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nahawe kureba imisozi nk'aho ndi hejuru yayo, ariko igihe kigeze ngera ahantu ku musozi wari ubayeho muremure kandi wari ufite impande zitandukanye. Umusozi nahawe kureba rero nawubonyeho ibice bitatu by'ingenzi. Hari igice cyo hejuru ku mutwe nka kurya umusozi uba uzamutse, hanyuma mbona ibice byo ku mpande nka kurya intugu z'umuntu zimeze zikaguka cyane zikagera kure ntuziheze, hanyuma nza kubona n'ikindi gice cyo hasi nakwita nko ku ntangiriro gihita gifatana n'ubutaka bw'irambure butagira iherezo. Ibyo bice rero nahawe kubireba mu buryo abandi batabibona, ariko igice cy'ishyamba cyo cyari ishyamba ry'inzitane, wagira ngo nta nubwo kigeze gikandagirwamo. Igice cyakurikiraga iryo shyamba ry'inzitane cyari igice cyari cyaranogejwe n'ibirenge by'abantu, nka kurya abantu banoza ahantu bakinira umupira, ahantu se bakorera ibirori runaka, kandi bahora ku buryo ibirenge ubibona ari bishyashya. Hanyuma harimo umuhanda haruguru y'aho ngaho, haruguru y'umuhanda naho hari cya gice navuze kizamuka cy'umusozi, ariko gifatanyeho na kwa kundi inkokora ziteye, intugu ziteye bigakomeza. Mu kuhazenguruka rero naturutse mu ruhande rw'iburyo, iburyo nk'uko ureba imbere yawe iburyo bwawe, hanyuma tugenda tujya mu ruhande rw'ibumoso. Nabonaga turi kumwe n'abandi bantu ntabashije kumenya, turagenda. Igihe kigeze tugera ahantu hari hameze nk'ahantu kurya mu murima bahinga bakarunda amabuye, barangiza amabuye akazameramo ibyatsi by'umucaca n'urwiri, noneho bikazapfuka ku buryo ugira ngo ni nk'ubutaka wenda, cyangwa se ni nk'ibyatsi byameze, ntugire ikindi wikanga aho hantu. Ariko si uko byari bimeze kuri cyo, kuko ibyo byatsi koko byari bihari, ariko bihishe icyobo kitabashaga kubonwa n'umuntu uwo ari we wese wahanyuze. Nabwiwe ko abantu bashiriye muri icyo cyobo bitewe n'uko bagiye baza bakagira ngo ni ibyatsi bisanzwe, hanyuma bakituramo. Bakwituramo kikongera kigasubiranya kikamera neza nk'aho nta muntu wahageze, hanyuma n'undi uje nawe bikagenda gutyo. Abaturutse haruguru, abaturutse ibumoso, abaturutse iburyo, usibye mu ishyamba niho ryari inzitane ku buryo wabonaga nta kirenge cyagezemo, ariko abandi bose impande zose barazaga bakibeshya kuri icyo cyobo, cyangwa se bakajijishwa n'ibyo byatsi bakituramo, ntihagire umuntu umenya ibyabaye, kuko nta muntu n'umwe wigeze atekereza ko icyo cyaba ikigoyi cyangwa umutego utezwa abantu. Mpageze rero nahise mfungurwa amaso mu buryo budasanzwe, mbona ni icyobo kinini
kandi noneho bya byatsi biriho birakizengurutse kugira ngo bijijishe umuntu wese utambuka agire ngo ni ibyatsi byibereye aho ngaho. Nahise mpabwa isuka sinzi uwayimpaye, sinzi aho yaturutse, hanyuma ndabwirwa ngo mparure kugira ngo ibyo byatsi biveho, umuntu wese urajya uza ajya amenya neza yuko ari ikigoyi, ye kuzongera kugira umuntu n'umwe witura muri icyo cyobo akita ibyatsi bisanzwe. Naraharuye neza, ibyatsi mbimaraho, ndaharangiza, maze kuharangiza mpabwa undi murimo wo kujya kwitegereza cya gice cyo haruguru y'umuhanda. Nabonaga hatuye abantu, ndahitegereza, nitegereza n'imbere yanjye ku musozi uburyo uzamutse, nsa n'urebye neza no mu mpinga yaho, nubwo ntari muremure ngo ngereyo, ariko mbona mbaye nk'uhabonye. Nuko mpabwa kureba impande zose z'uwo musozi, inyuma yanjye, iburyo bwanjye, imbere yanjye, hose mpabwa kuhareba, mpabwa no kureba uburyo wa muhanda ugenda ukajya guheta ku musozi, ukajya kuzenguruka umusozi, ariko ho sinahaheza. Ndangije mpabwa kubivuga, ariko ndabaza ngo mbese ubundi uyu musozi nzavuga ko witwa ngo iki? Nuko numva ijwi rimbwiye ngo uzavuge yuko ari uguhaguruka kw'indege no kugwa kwayo. Ndangije ndavuga ntese umusozi witwa gutyo ubaho? Nuko mbwirwa yuko umusozi witwa guhaguruka kw'indege no kugwa kwayo. Maze umwaka urenga nibaza kuri iri zina ry'uyu musozi, narabuze uburyo nabivuga, ariko ndabwirwa ngo nimbwire abantu basenge, abanyafurika basenge, ibyo byonyine birahagije. Buri muntu wese Imana izajya igenda imuha ubusobanuro ku giti cye. Burya hari uburyo Imana itanga impano mu buryo butandukanye, hanyuma wasenga Imana ikakubwira ngo dore icyo nashakaga kuvuga ni iki ngiki, dore icyo nashakaga kuvuga ni iki ngiki. None bene data, ndabinginze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo dufate ibihe byo gusengera Afurika. Navuga ngo Afurika nkayita nk'umuntu ngo Afurika sengera abana bawe, sengera abana bawe, ariko ntabwo ari Afurika isenga, ahubwo ni Abanyafurika dusenga, tugasengera abana bacu, tugasengera abana ba Afurika, cyane cyane abantu bakiri batoya, uhereye ku myaka 50 gusubiza munsi yayo, ariko wongeyeho n'indi 10, abo bantu barakenewe gusengerwa kuruta uko mwasenze. Dusenge dukure impfu zitunguranye kandi zirimo urujijo.